Tuguhaye ikaze wowe wahisemo gukurikirana iyo sengesho, tukwibutsa ko niba ari ubwa mbere ubonye ibiganiro byacu ko wakora subscribe, ni ukuvuga ayo magambo atukura ubona iburyo bwawe uyakandeho, uraba wabigezeho. Ibyo bizatuma udacikanwa n'ibindi biganiro byacu tugira kandi byubaka. Nk'uko wamaze kubibona, uyu munsi tugiye kuganirira hamwe ibiciro ku masoko, uburyo bworoshye bwagufasha guhangana n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Akenshi na kenshi iyo ubukungu bwahungabanye bituma abantu benshi bahura n'ibibazo by'ubukene. Nanone kandi iyo hadutse ibyorezo by'indwara cyangwa se intambara, ibi nabyo bituma ubukungu buhungabana, ugasanga ibiciro bitangiye kuzamuka, noneho amafaranga umuntu yakoreraga nayo akagabanuka. Hakorwa iki rero igihe ibibazo nk'ibi bibaye? Uburyo bwiza bwo guhangana n'ibibazo nk'ibi ni ukureba iby'ingenzi kurusha ibindi kandi ukagira ibyo uhindura. Gute rero? Gereranya amafaranga winjiza n'ayo ukoresha. Reba niba hari ibyo wagabanya cyangwa ukabireka kugira ngo ubashe kubaho uhuje n'amafaranga winjiza. Mu buhe buryo? Tugiye kurebera hamwe uburyo butandukanye bwagufasha kubigeraho. Uburyo bwa mbere, genzura amafaranga ukoresha mu ngendo. Niba ufite imodoka zirenze imwe, ese birashoboka ko wagurisha imwe? Niba se ufite imodoka ihenze, birashoboka se ko wayigurisha hanyuma ukagura idahenze? Ese birashoboka ko wakoresha igare mu gihe ugenda ukora ingendo zawe, noneho imodoka ukayireka burundu, cyangwa se ugatega tagisi? Kwibaza ibibazo nk'ibi bishobora kugufasha kureba niba hari ibyo wagabanya cyangwa se ukabireka kugira ngo ube uhuje n'amafaranga winjiza. Uburyo bwa kabiri, genzura ibyo ukeneye. Kugirana ikiganiro n'umuryango wawe mukareba uko mwagabanya amazi mukoresha, umuriro na esanse. Niba mutunze imodoka, bishobora gutuma mubasha kubona uburyo bwiza bwo gukoresha amafaranga. Ikindi nanone, kuzimya amatara mudakoresha no gukoresha amazi make igihe mwoga cyangwa mufura imyenda. Ibi nabyo bizatuma mukoresha neza amafaranga. Ibyo kurya, uburyo bwa gatatu, ntugakunde kurya muri resitora, ahubwo ujye ubyitekera mu rugo. Niba bishoboka, hahira rimwe ibyo kurya kandi nuteka ibisigaye ujye ubibika aho kubimena. Niba ugiye guhaha kandi, andika ibyo uri buhahe. Ibi bizagufasha kutagura ibyo utateganije. Ikindi kintu cy'ingenzi tutakwirengagiza, gerageza urebe niba wakora akarima k'igikoni. Kazakurinda kugura ibintu bimwe na bimwe kuko ibyinshi uzaba ubyifitiye. Uburyo bwa kane, genzura imyenda yo kwambara. Jya ugura imyenda ari uko iyo wari ufite yashaje, aho kuyigura kuko ubonye ari yo igezweho. Ikindi kandi, uyigure cya gihe abacuruzi bagabanyije ibiciro, cyangwa se ugurire mu masoko acuruza ku biciro byo hasi. Niba ukoresha imashini mu gihe ufura imyenda yawe, jya wanika imyenda yawe ku zuba igihe ikirere kimeze neza, aho gukoresha imashini yumutse. Ikindi cya gatanu ari nacyo twavuga ko ari cyo nyamukuru, mu gihe ugiye kugura ikintu icyo ari cyo cyose, ibaza ibibazo nk'ibi: ese mfite ubushobozi bwo kukigura? Ese ubundi ndagikeneye? Kwibaza ibibazo nk'ibi bizagufasha gukoresha neza amafaranga ufite. Hanyuma inama twasorezaho ni uko mu gihe amafaranga mukoresha agabanutse, byaba byiza ucitse ku ngeso zituma umuntu akoresha amafaranga menshi bitari ngombwa. Twafata ingero zitandukanye, urugero nko kunywa itabi, gukina urusimbi, ndetse no kunywa inzoga nyinshi. Kugira ibyo uhindura bizatuma ukoresha neza amafaranga yawe kandi bitume ugira n'ubuzima bwiza. Wakoze cyane rero kubana natwe.
naha dusoreje ikiganiro cyacu, tukwibutsa ko niba wifuza kudacikanwa n'ibiganiro byacu ngo twatangiye tubivuga, ibanga nta rindi, kandi subscribe, ayo magambo atukura, ubone iburyo bwawe uraba ubigezeho. Naho ubutaha rero, kandi ugire ibihe byiza. Bye.